Ngaha turaje Nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo, karame karame Nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuje mwese, nimugire amahoro, mugubwe neza. Aha tugeze ni kuri buri munsi, ubwo tugiye kwegera Nyagasani, none tariki 22 Ugushyingo 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Cecilia wahowe Imana. Ngaha amasomo agiye gutwegereza bijuru. Isomo rya Bibiliya mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Muri iyo minsi umwami Antiyokusi yazengurukaga intara zo mu majyaruguru, aza kumenya ko mu Buperesi hari umujyi witwa Elimayi wabaye icyamamare kubera ubukire bwawo, feza yawo na zahabu yawo, ukagira n'ingoro ikize cyane irimo ibikoresho by'intambara bicuze muri zahabu, imyambaro y'ibyuma n'intwaro byahasizwe na Alexandre mwene Filipo, umwami wa Masedoniya wabaye umwami wa mbere w'Abagereki. Aza rero kugerageza gufata uwo mujyi kugira ngo awusahure, ariko ntiyabishobora kuko abaturage bawo bari babimenye. Bafata intwaro baramurwanya, atsinzwe arahunga, arahava asubira i Babiloni n'ikimwaro cyinshi. Akiri mu Buperesi baza kumenyesha ko ingabo zari zateye muri Yudeya zatsinzwe, kandi ko na Liziya ubwe nubwo yari yajyanye n'igitero gikomeye yatsinzwe, akaba yarahunze Abayahudi bari indatsimburwa kubera intwaro zabo, ubwinshi bw'ibyo bitwaje n'ibyo banyaze amahanga batsinze. Anamenya ko batemagaje rya shyano ry'ikigirwamana yari yarubatse ku rutambiro rw'i Yerusalemu, ahantu habo hatagatifu hakikiza inkike nka mbere, kimwe na Betishuri, umwe mu migi yabo. Umwami ngo yumve iyo nkuru akubitwa n'inkuba, arasuhirwa bikomeye, maze yiroha ku buriri bwe, arembeshwa n'agahinda kuko ibyabaye byose bitagenze uko yabyifuzaga. Aho ahamara iminsi myinshi kuko buri kanya yabaga yazikamye. Abonye ko agiye gupfa, atumiza inshuti ze zose, maze arazibwira ati, amaso yanjye ntagitora agatotsi, n'umutima wanjye washenguwe n'ishavu. Ubwanjye naribwiye nti, umubabaro wose mfite n'aka gahinda nazikamyemo bituruka kuki? Ukuntu nagoga neza kandi ngakundwa igihe nari ngifite amaboko. Ariko ubu ngubu nibwo nibutse ibi byose nakoreye Yerusalemu, igihe nsahuye ibikoresho byose bya feza n'ibya zahabu byari bihari, ngohereza abajya gutsemba nta mpamvu abaturage bo muri Yudeya. Ndahamya rero ko ibyo binakoze ari byo binteje ibi byago, nkaba ndinze gupfana agahinda mu gihugu cy'amahanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 9. Uhoraho ndasabagizwa n'ibyishimo, nishimira umutsindo uguturutseho. Uhoraho ndagushimira n'umutima wanjye wose, ndamamaza ibigwi byawe byose. Umpaye kubyina kubera ibyishimo, ndaririmba izina ryawe wo musumba byose. Ndabona abanzi banjye bahinda bahunga, bakadandabirana, bakarimbukira imbere yawe. Wakangaye amahanga, urimbura abatakuyoboka, usibanganya amazina yabo udasubirwaho. Amahanga yaguye mu rwobo yari yacukuye, amaguru yabo afatirwa mu mutego bari bateze. Ariko umukene we ntazibagirana burundu, cyangwa amizero y'umunyabyago ayoyoke. Uhoraho ndasabagizwa n'ibyishimo, nishimira umutsindo uguturutseho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 20 umurongo wa 27 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe abasaduseyi bamwe begera Yezu, babandi bavugaga ko kuzuka bitabaho. Baramubaza bati, mwigisha, dore Musa yatwandikiye itegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe agomba gucyura uwo mugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe 7, uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye, uwa kabiri aramucyura, n'uwa gatatu aramucyura kimwe n'abandi. Bose uko ari 7 bapfa badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Ubwo si igihe kizuka, uwo mugore azaba uwande muri abo ko bose bamutunze ko ari 7? Yezu arabasubiza ati, ab'iyi ngoma nibo bagira abagore cyangwa abagabo, naho abo Imana izasanga bakwiye kugira uruhare ku bugingo buzaza no kuzuka mu bapfuye, bo ntibazagira abagore cyangwa abagabo. Ntibazaba bagipfuye ukundi, kuko bazaba bameze nk'abamarayika, babaye abana b'Imana koko babikesha ukuzuka. Nawe ibyizuka ry'abapfuye Musa nawe yabitwumvishije igihe yari yibereye imbere y'igihuru kigurumana, akita Nyagasani ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, n'Imana ya Yakobo. Ntabwo rero ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima,
koko bose niyo babereyeho. Abigisha amategeko bamwe baramubwira bati mwigisha uvuze neza, nuko baherukiraho ntibatinyuka kugira ikindi bamubaza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ndakwifuriza buri munsi nziza. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, neza y'Imana buri munsi. Uyu munsi twakoranye twese tuje guhimbaza mutagatifu Cecilia, umurinzi w'abaririmbyi. Amasomo twateguriwe nadufasha kuzirikana ku butungane. Nshatse naza kuvuga ubutungane bw'umuririmbyi kugira ngo uyu munsi twahawe dukomeze kwizihiza mutagatifu Cecilia. Nabyo mutagatifu Thomas Wakuna avuga ati kutaririmba ni ukunyagwa zigahera. Navuze ko reba harya ujya uririmba, ese niba uririmba uririmbira nde? Birashoboka ko ujya uririmba uri kuririmba mu ndaro, ndi kwenda kuvuga kurimbira abazimu, ariko nakwifuza kuririmbira Imana. Ni byiza kuririmbira Imana. Rero wowe nanjye tugora amajwi yacu turirimbira Imana, ya Mana itunganye, za ndirimbo zigomba gutugeza ku butungane. Ubutungane bw'umuririmbyi. Turazirikana ingingo 3 ziza kudufasha neza kunonosora ubutungane nk'abantu bari gusingiza Imana, kurata Imana, gusingiza Imana mu ngoro ntagatifu. Ingingo ya mbere turaza kurebera hamwe ubuzima bwa mutagatifu Cecilia, umurinzi w'abaririmbyi. Ingingo ya kabiri turaza kurebera hamwe umubare 7 icyo sobanura. Ingingo ya gatatu iraza kuba imyitwarire y'umuririmbyi uhamye imbere y'Imana. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ubuzima bwa mutagatifu Cecilia, umurinzi w'abaririmbyi. Tubutege amatwi. Cecilia ni umwe mu batagatifu abakristo benshi bakunda cyane kandi wabaye ikuzo rya Kiliziya. Yavukiye i Roma, ababyeyi be akaba ariho bari batuye. Niyo wenyine wari umukristo mu rugo iwabo. Kuva yahabwa batisimu yari yarasezeranye kuziyegurira Imana, ntiyigere ashaka umugabo. Nyamara amaze kuba inkumi, iwabo bamuhatiye kurongorwa n'umusore Valeriani ukomoka mu muryango ukomeye cyane i Roma. Uwo musore yari atarabatizwa. Cecilia abura uko abigenza aremera, ubukwe burataha. Igihe rero abakwe baririmbaga bizihiza igitaramo, abakwe bikubuye, Cecilia asigarana n'umugabo we, aramubwira ati umva rero, menya ko ngukunda rwose, ariko mfite ibanga rikomeye nshaka gukumenyesha, undahire ko utazarimena. Valeriani aramurahira. Cecilia ati mfite amasezerano nasezeranyije Nyagasani kandi ndinzwe n'umumarayika we. Abonye ko unkunda byo kuntesha ubusugi bwanjye, yandengera maze akagukorera ishyano. Naho rero nabona ko unyubahiye ubusugi, Nyagasani azagutonesha nk'uko yantonesheje. Valeriani yimutera ubwoba, arihangana, ariko abwira Cecilia ati kugira ngo nkwemere banza unyereke umumarayika. Cecilia ati niwemera Imana ukabatizwa uzabona marayika murinzi wanjye. Hashize iminsi Valeriani arabatizwa, nuko bidatinze Imana ikora igitangaza. Marayika wa Nyagasani amwiyereka afite amakamba 2, imwe aryambika Cecilia, irindi aryambika Valeriani. Ibyo byishimo Valeriani ntiyatinze kubigaragaza muri umuna we Tiburisi yakundaga cyane. Kuva ubwo Tiburisi nawe yemera kwigishwa arabatizwa. Ariko kubera ko abategetsi bakuru batotezaga abakristo, abanzi ba Kiliziya ntibatinze kubahemukira. Nuko aba bavandimwe bombi barafatwa baricwa. Cecilia arafatwa, umucamanza mubaza uko yitwa. Undi ati abantu banyita Cecilia, ariko rero izina nkunda ni ry'uko ndi umukristo. Nuko bamufungira mu nzu ishyushye cyane ngo yicwe n'imyotsi n'ubushyushye. Nyamara Nyagasani amukoreraho igitangaza, ntiyagira icyaba. Nibwo umucamanza arushijeho kurakara, nuko ategeka ko bamuca umutwe. Cyakora babikorana ubwoba bwinshi, ntiyapfa ako kanya, apfashize iminsi 3. Ikiruzo uti amen. Nguko ko Cecilia yabaye umurinzi w'abaririmbyi, cya gihe yaririmbaga ibisingizo, bigatuma igihe kizagera akikura Valeriani umugabo we, nuko bombi Nyagasani akabigarura kubera Imana. Amen. Ingingo ya kabiri, ubutungane cyangwa umubare 7. Umubare 7 muri Bibiliya yerekeza ku Mana, la perfection, Imana itunganye, Zayini. Umubare utwerekeza kurwana intambara, urugamba rwa roho, kugira ngo ariko tuzatsinde. Uyu mubare ni werekeza ku isomo rya mbere, ubwo tumaze igihe twumva mu gitabo cy'Abamakabe
batubwira ishyaka ry'abamakabe. Abayisiraheli barwanya urugamba bakaba intwari, bagaharanira gusukura ingoro y'Imana, bakagirira ishyaka ingoro y'Imana. Ariko nubwo bakoraga ibyo, hari abandi bami nabo bakomeje kudohoka bakandavuza ingoro y'Imana, ibigirwamana, bagasahura ingoro y'Imana. Ibyo byose rero kwandavuza ingoro y'Imana n'umwanda. Nibwo twumvise uyu mwami Antiyokusi atangiye ashavuzwa n'ibyari bimubayeho, uko agiye gupfa nuko bishoke ko ari kwicuza, arimo no gusabiramo n'imbabazi. Twongeye tuzirikane bya byaha bituma twandavuza ingoro y'Imana, dusahura mu ngoro y'Imana. Ibi byose ntabwo biduhesha ubutungane. Ivanjiri uno munsi harimo umubare 7, umubare werekeza ku butungane. Ngo twumvise abavandimwe ngo 7 ngo bashakanye n'umugore umwe, ariko bose bakagenda bapfa nta n'umwe babyaranye. Abasaduseyi n'abafarizayi ngo bari bateranye ahangaha bari kumva ino nkuru, nuko Yezu nyine aberekeza hakurya y'imva. Ubwo bibazaga bati harya uyu mugore azaba wande? Yezu ari kwifuza kuberekeza kwizuka, ko kuzuka ijuru atari ibintu, atari abantu, atari ukuntu navuga amafaranga, ahubwo ubuntu bw'Imana. Nanjye nawe rero twe twari dufite ifemba kumva ko tuzajyana ibintu mu ijuru, tuzajyana abagore cyangwa abagabo mu ijuru, dusubiza amerwe mu isaho. Mu ijuru habayo itegeko ryo gusingiza Imana, kureba uruhanga rw'Imana ukaburanyuzwe. Nta kindi abantu bakora mu ijuru usibye kurangamira Imana, kureba Imana ukumva uranyuzwe. Impamvu dutanyurwa hano ku isi, impamvu dushaka, impamvu dukora ibyo byose, nuko dutaranyurwa n'Imana, ntiturabona Imana. Yaba twabonaga Imana nyine niyo twakarebye ubundi tukanyurwa. Ariko humura, ntabwo hano ku isi byashoboka. Imana tuzayibona hehe? Mu ijuru. Iki gisobanuro cy'ijuru ni uyu mubare 7 nyine, perfection, kuzajya mu ijuru twatunganye. Iyo turi hano ku isi nubwo wagira gute ntabwo tuba dutunganye, tuba turi abanyabyaha bakaviviri. Mbese abantu, wa muntu nyine wa mubare 6 w'umuntu utuzuye, wa muntu ukeneye imbabazi z'Imana, wa muntu ukeneye Imana kugira ngo abeho, abeshweho n'Imana. Ngaka 7 Yezu ashaka kutwerekezaho, nawe utangire gutegura ijuru bwa butungane. Ibyo ukora byose ujye werekeza ku ijuru. Nusenga uvuga uti ngiye guhura n'Imana, nuririmba uvuga uti ngiye guhura n'Imana. Akasesiria we na Valeriane, umumarayika akabona umumarayika w'Imana. Kubera iki? Ukomera ku busugi bwe. Umuririmbyi yakagombye kuba nyine afite umutima werekera Nyagasani, umutima yaguriye Nyagasani. Ibyo nibyo bizatuma koko arusha guhimbaza Sesiri ko bikwiye, umutagatifu waharanira ubutungane, agakomeza kurwana kugeza igihe bamwiciye. Nawe nanjye turi hano ku isi ku mpamvu y'ubutungane, turi hano ku isi kubera ko twacumuye. Nyagasani yenda dusukura buhoro buhoro kugeza igihe tuzuzuriza 7, 1, 2, 3, wa mubare 7 wazuzura, tukabona Imana, tukaragamira Imana imbona nkubone. Ingingo ya 3 iritwa imyitwarire y'umuririmbyi, yandi nyine yamugeza ku butagatifu, ubutungane. Ubuzima bw'umuririmbyi hano ku isi burerekeza kwa kundi dusingiza Imana, dutaka Imana, bikaganisha cyane cyane kuri wa murimo ukorwa n'abijuru, abamarayika n'abatagatifu, gusingiza Imana, kurata Imana, kureba uruhanga rw'Imana. Ese nawe igihe uririmba ujye uzirikana kuri kuririmbira Imana, cyangwa uririmbira abantu kaza kurangira Imana yo uyibuze? Turirimbira Imana, turirimbira Rugira, dusingize Nyagasani. Ngiye ibisingizo tugenda twungikanya. Akenshi wo nanjye hari imvugo igira iti gucurangira abahetsi, kubwira abantu batakumva, cyangwa kwigisha mu butayu. Ibyo byose biganisha kubwira abantu ariko ntibakumve. Ese muririmbyi uyambaza mutagatifu Cecilia, igihe uri kuririmba uririmbira abantu bya bitaramo za concert n'ibindi, cyangwa uri kuririmbira Imana? Yibaze nanjye nibaze, kugira ngo wumve neza uburyo nawe kwembaza mutagatifu Cecilia agakugeza ku butungane kubera ibyo bisingizo uri kuzamura ku Mana. Banza wumve no kuri umubyeyi, hagati ufata agatambaro kawe, kuko hari igihe byaza kuba ngombwa ukarira. Nurira uze kwihanagura ubundi ubuzima bukomeze, dore ko ubundi n'amarira ni ikimenyetso cy'isuku. Ukomeze wisukure, sinkubujije. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari korali nziza cyane imwe iririmba neza, ku buryo iyo korali barayikundaga, rimwe na rimwe bakayikodesha,
iyo korari igira iki? Ikorera amafaranga menshi cyane, menshi cyane, ibarakira konte yawe yari yuzuye ipfiniye ibifaranga birunze byinshi cyane. Nuko rero bakomeza bishima amafaranga menshi cyane, kandi koko baririmba neza, korari iririmba neza. Nuko rero ngo abayobozi bane bari bayigize, ngo haza kuvuga ikibazo, kandi yuko nyine umuyobozi ntugomba no kumenya gukemura ikibazo, ngo haza kuvuga ikibazo ntuze kumbaza ko ya mafaranga baje kuyakoresha. Ngo perezida wagira ikibazo kiremereye cyane, ashaka ko yagitura aramubura, maze aragenda abwira umwanditsi wa ya korari, dore ko ari wowe wari hafi mu nzego za kiyobozi, nawe ati umva rero nagize ikibazo kiremereye cyane. Amubwira uburyo yateye inda ahantu, ariko bakaba bamuzaniye umwana, bamumushyize ku rugi, none yabuze icyaha bamubwiye ngo asubirane wa mwana kuko atashobora kumurera. None rero narindi kugira ngo murebe ukuntu mwafasha munguze udufaranga muri ya korari, nyaboneka noye guseba. Ngatekerezo byo secretary nawe umutima mwiza agiye gufasha mugenzi we, ubundi akamwemera akajya kumusinya kuri twa dufaranga turi kuri konti. Nuko secretary umwanditsi areba hirya areba hino ati wowe ufite umwana umwe? Reka da, njyewe mfite abarenze abo ngabo, mfite nk'abarindwi bose bari mu gihuru no mu kigunda, wasandemeje ngo mbahe indezo, nabuze aho nkura amafaranga yambanye make, nabuze icyo nakoraho. None rero ahubwo uko byumvise, reka twisungane tujya gusaba abandi bagenzi bacu babiri basigaye badusinyire, baduhe kuri utwo dufaranga, twikenuzemo dutange mu izo ndezo z'abo bana, ejo n'ejo bundi batazadufunga. Nuko umugambi barawuzuzanya wo twisungane, baragenda bagera kwa animateri, ngaho foro ujya animateri agiye kubakira. Nuko nyuma gutekereza perezida ndetse n'umwanditsi cya kibazo bahuye nacyo buri wese n'abo bana afite bamurebeje, animateri agiye kumvira avuga ati yo mwebwe ndumva ikibazo cyanyu cyoroshye, ngengezaho mfite benshi kubarenza bikubye inshuro nyinshi kurenza abo ngabo banyu bari mu bihuru no mu bigunda, ariko njye cyabaje kurenza ibindi byose nuko amashyirahamwe nanaragiye n'akamudufaranga bari hafi guteza ibyanjye cyamunara, uko nanabwiye ko nzabishyura, none babana baracyari kunsaba byinshi, byandenze. Hirya bari kumfata, ari abo bana ntari kwishyura amashuri bari kumfata, ababyeyi babo bamereye nabi, ba nyina bamereye nabi, yamashyirahamwe bamereye nabi, nabuze uko mbigenza. Niyo mpamvu musanze nigunze. Rero igisigaye ndumva ibibazo tubisangiye, usibye ko mbarusha, nimuze twisungane, ubundi tujya kureba umubitsi adufashe rwose, adufasha turwaneho, naho ubundi tugiye guseba iriya korari twazayitanga, ntitwazongera kuyikandagiramo, tugira abantu batarabimenya, ejo n'ejo bundi bakazaduhagarika ntitube twabasha kongera kuririmba. Nuko ngo baragenda ko ari batatu, abanyabibazo bagize mu ishyirahamwe ryandi twisungane, agiye ku mubitsi, ngaho fora niyo umubitsi aza kubaha amafaranga. Nuko bageze ku mubitsi basanga abarinzi baramurinze bikomeye cyane. Ati habaye iki? Batangira umutekerereza ibyabo byose, uburyo perezida, umwanditsi ndetse na animateri bafite ibibazo byinshi cyane. Ngo uyu mubitsi akaba yarari umukobwa. Ati rero atangira kuvuga ati yo nduva ibyanyu byoroshye, uzi ko ngengarukiye ku muryango wa prison bagiye kumfunga, nakuyemo inda, none barabimenye banciye amande y'amafaranga menshi cyane ngomba kuriha. None rero nari mu nzira ahubwo kuza kubabwira ngo mumfashe rwose kuri ya mafaranga mbabikiye, munsigireho hato batamfunga. Aho bigeze ndi kuva twese ko abanyabibazo duhuje ibibazo, reka twisungane, ubundi dusinye amafaranga tuyakureho, twibohore. Nuko baraho iyo nama barayemera, muri iryo shyirahamwe twisungane. Nuko babayobozi ko ari bane bahuriza umugambi hamwe ko bagiye gusinyira amafaranga, ubundi bagakemura n'umutuzo bari bafite. Byaje kurangira amafaranga yose byari bafite kuri konti menshi cyane bayabikuje, buri wese akubita umurwi hirya bajyana bajya kwishyura, bajya gutanga indezo n'amande, byose barishyura. Hagati aho ukibaza ngo hanyuma se babandi bakadogo babariringi bandi batari muri nyobozi, aya mafaranga bazajya bayaryaho bate? Uko niko abayobozi baturiye mu mibereho mw'ababyeyi mwe, nguko ko ya korari yaje kurangira, abayobozi bayirangirije ubwabo, ntibongeye kuririmba,
kuko hahise haduka nk'akavuyo, umwiryane, ishyari, urwango n'ibindi byinshi cyane, bombori, akavuyo, desordre. Kubera iki? Abayobozi birire twa dufaranga badukemuza bya bibazo byabo byose bari bafite by'abagore n'abagabo, n'amande n'ibindi byose byari bashikamiye, desordre. Birangira batongeye kwibuka bagenzi babo. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Wasanga kandi nawe atangiye kwinjira muri amashyirahamwe twisungane, abayobozi bakarya abo bayobora, bakabacyucyura bakabakokora, ntarako babasigiye. Kubera iki? Gusabira ibintu bya hano ku isi, irari ry'umubiri, abagore atazabuwande, buri wese agakora yishyira. Tujye gusoreza ku bintu bitatu biza kongera kugukebura niba uri umushakashatsi nawe. Ngo n'ubushakashatsi buti, iyo uvuze ubushakashatsi bishatse kuvuga ko bigikomeza, uracyakomeza ushakashaka. Ngo n'umwana wari mu bushakashatsi, ikibazo cya mbere yabajije nyine ati, ariko mama, kuki usanga abahanzi benshi, abaririmbyi benshi, ababyinnyi abenshi ari abasambanyi, abandi ari ibisambo, abandi ari abadashobotse, abenshi barashoboye ariko ntibashobotse? Mama, ni iyihe mpamvu? Nyina ngo cwe, shoye ko turamusubizana n'ubu. Nuko umwana arongera abaza nyina ati, ariko mama, kuki usanga abahanzi benshi, abakinnyi benshi, abandi b'umupira bakomeye cyane, abenshi ari abasinzi? Arongera ati, abandi ni indaya, abandi ngo zarabananiye, abandi nibo bitwara nabi muri sosiyete, abandi nibo banananye muri sosiyete. Mama, ni kubera iki? Nyina umunwa ngo cwe, ntiyagira icyo avuga, arumirwa. Nuko umwana yongera abaza nyina ati, ntiyamuvira, arongera amubaza ati, ariko mama, ko ninje mu kiliziya, kuki abaririmbyi, abahanzi, abacuranzi ndetse n'abakinnyi, cyane cyane bariya baririmba mu kiliziya, kuki usanga atari bo batura? Kuki abenshi ubona badataye ituro rya kiliziya? Mama, niba ubihinyuza, wigeze ubona umucuranzi uri gucuranga nk'inanga igihe abandi bagiye gutura, urabona ahagurutse? Ko inanga ikomeza kugenda ivuga, ahaguruka ryari? Atanga ituro ryari? Ko nabyibajeho mama. Umva, kugeza na n'ubu nyine ibyo bibazo ntarabisubiza muri ubwo bushakashatsi. Nawe ukomeza ushakashake, nanjye ndacyari gushakashaka. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Ese koko mugani w'uyu mwana nturabona mu baririmbyi bari kurimbira mu kiliziya, babandi bahogoza ibyishongoro, utujwi twiza, za soprano ziryoshye, amajwi akaririmba amajwi meza, agahogoza, ariko wajya kubona ukabona niwe udatura, niwe udahazwa, niwe ugira imyitwarire mibi, niwe urya amadeni akaheramwo abandi, niwe musinzi kabuhariwe, niwe ndaya yahindi y'umwishu. Ese indirimbo zaba zitera ibyo bintu? Niba ari ibyo, guki twakomeza tujya muri ayo makorari? Turamutse tugende ku bushakashatsi bw'uyu mwana, hari bamwe bakeka ko abaririmbyi kuririmba bibakurura nk'ingeso mbi yo kwirata, kwiyemera, kwikuza, mbese nk'umurimo wa Sekibi. Dore ko Sekibi yitwa Shitani, yitwa izina ry'icyubahiro, yitwa Rusofero, mu kilatini ni Lucifer, wundi watwaraga urumuri, wa muntu waririmbaga bikomeye cyane, y'amajwi akomeye cyane. Wasanga nawe wisunze kandi byabaho. Koko umurimo wacu nk'abaririmbyi bahimbaza mutagatifu Cecilia uzabe koko ari ugutuka Imana, cyangwa umurimo wacu ugomba gutaka Imana nka mutagatifu Cecilia? Niba uri umuririmbyi, niba uyobora korari, niba uri animatrice, uze gukomeza ibibazo umukoro. Kuki wasanga ari witwara nawe muri sosiyete kandi uririmbira Imana? Icyo gihe ntabwo ari Imana uririmbira, ahubwo uririmbira abantu. Icyo gihe urimo uratuka Imana aho gutaka Imana. Uzi ko abana bashobora kuzavuka babona abaririmbyi b'ibyamamare, abahanzi, abakinnyi, aba bose baririmba bari muri korari, badukanyiza ingeso, ubusinzi, ubusambo, ubusambanyi, uburaya, inzangano n'ibindi byinshi cyane, n'ubwirasi buvanze. Abenshi bakazagira ngo bato, ariko ibintu bigomba kuhora bimeze. Wagira ngo kujya muri korari bizana ibi bintu, wagira ngo kuririmba ari byo bikururiza ingeso, kandi abana bashobora kuzabitekereza kera, bashobora kuzabitekereza kandi bikaba. Nanjye nawe rero tube maso, ubushakashatsi butaza kudufata. Komeza ushakashake, uze kureba impamvu
abaririmbyi wasanga aribo bari kurenya Nyagasani kandi baririmbira Imana. Nuko nyine wasanga baririmba hano ku isi bakaririmbira abantu aho kuririmbira Imana, bakaririmbira ibintu kuririmbira Imana, bakaririmbira amafaranga aho kuririmbira ubuntu bw'Imana. Rero nawe uze gukomeza wibaze impamvu amakorali yanyu adatera imbere, impamvu musenyuka, impamvu harimo rundu zagari bombori. Uze gucunga uzasanga abenshi turirimbira abantu aho kuririmbira Imana, abenshi dukorera abantu aho gukorera Imana. Uzasanga harimo akavuyo, izo ngeso mbi, rundu, uburaya, ubusambo, ibintu byinshi cyane byivanze. Kubera iki? Habuze Imana. Aho harabura Imana, Mutagatifu Cecilia gusabire nanjye asabire korali zacu zitaza kugera haridimuka, bitewe n'aba bayobozi n'abandi bose turi kugandisha rubanda, turi gutuka Imana aho gutaka Imana. Cecilia udusabire tugeza haridimuka, kuko turuzuye, dufite amajwi meza, ariko ntabwo aya majwi agororoka agana mu ijuru, ahubwo agororoka areba ikuzimu. Twarumiwe Mutagatifu Cecilia, dutabare yisubireho, nanjye nisubireho, twisubireho, twiyambaze Mutagatifu Cecilia udusaba kuririmbira Imana, gutaka Imana, dore ko ariwo murimo tuzakora nitugera hakurya y'imva mu ijuru, kuririmbira Imana, gutaka Imana. Ntabwo tuza dukeneye abagore, abagabo, amaraha y'inosi n'ibindi byinshi cyane y'amafaranga, ahubwo tuzareba Imana ibona nkubone, nitubona Imana tunyurwe n'uburanga bw'Imana. Mutagatifu Cecilia udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.